dushimira mwebwe muba mwarakoze subscribe namwe mutarayikora, twizera ko muba muri bubikore ibintu bikagenda neza. Icy'ingenzi ni uko uza gukora subscribe, like, share na comment hasi kuko ari ingirakamaro. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyamaswa bita idubu cyangwa se bamwe bakunze kwita bear. Abahanga bavumbuye ibintu byinshi kuri ino nyamaswa. Ino nyamaswa akaba ari inyamaswa zikunda kuba ahantu hakonje cyane, by'umwihariko mu majyaruguru y'isi no mu majyepfo y'isi. Ahantu haba ubukonje cyane niho izi nyamaswa zikunda kwibera. Hano Dr. Magna akaba yaratubwiye ko ubwo yakoraga ubushakashatsi yari ari mu misozi yo mu majyaruguru y'isi. Ahangaha yahasanze umugabo bitaga Fred. Uyu mugabo Fred akaba yarabanaga mu ishyamba na zino nyamaswa, aho zari zaramumenyereye nubwo ari inyamaswa z'inkazi zakabaye ziryana, ariko akaba ari inyamaswa nanone zishobora kumenyera umuntu mu gihe uzihora hafi. Uno mugabo wabanaga nazo yavugaga yuko iyo ari inyamaswa zigira amarangamutima, handi zishobora kubona umuntu ababaye mu gihe wamenyeranye nayo, ikaba nayo yabibona ko umuntu ababaye. Gusa ikindi wamenya kuri zino nyamaswa, iyo bita idubu, iri dubu iyo riryamye rikaba rigishobora gusinzira hagati y'amasaha 5 n'6. Urumva ziba zenda gusatira hafi umuntu. Yahasanze umugabo bitaga Fred. Uyu mugabo Fred akaba yarabanaga mu ishyamba na zino nyamaswa, aho zari zaramumenyereye nubwo ari inyamaswa z'inkazi zakabaye ziryana, ariko akaba ari inyamaswa nanone zishobora kumenyera umuntu mu gihe uzihora hafi. Uno mugabo wabanaga nazo yavugaga yuko iyo ari inyamaswa zigira amarangamutima, handi zishobora kubona umuntu ababaye mu gihe wamenyeranye nayo, ikaba nayo yabibona ko umuntu ababaye. Gusa ikindi wamenya kuri zino nyamaswa, iyo bita idubu, iri dubu iyo riryamye rikaba rigishobora gusinzira hagati y'amasaha 5 n'6. Urumva ziba zenda gusatira hafi umuntu, kandi iyo isinziriye rwose iba yasinziriye ngo nta cyayikomakoma. Ariko nanone ikindi wamenya ni uko ishobora kumara iminsi 4 cyangwa 5 nanone itarafata icyo gihe cyo kuba yasinzira iri ku muhigo. Iyo ziri ahantu hashyushye cyane cyangwa se haje mu gihe cy'ubushyuhe, izi nyamaswa ntabwo zijya zikunda kuba zahiga, zikunda kuba ziri mu myobo cyangwa se zikaba zagiye ahantu hasa nk'ahari amazi hagaragara ubukonje. Izi nyamaswa uramutse ushatse kuzisura ushobora kwerekera mu misozi iri mu bihugu byo mu Buhinde, cyangwa se ukajya muri ya misozi bita Appalachian Mountain ahakunze kugaragara ubukonje cyane, wazisangayo. Cyangwa se mu bihugu nk'Uburusiya niho ushobora gusanga ino nyamaswa bita idubu. Ahangaha akaba ari inyamaswa zigaragarira amaso neza, aho abantu benshi bakunze kuzisura aho ziherereye, kuko iyo ni inyamaswa iba iteye ubwuzu. Iyo uri kuyireba uba ubona isa neza cyane. Ziba zifite amabara atandukanye, ushobora gusanga ishobora kuba yaba ifite ibara ry'umukara cyangwa se umweru cyangwa se ibihogo, ikaba yaba n'isine. Nawe uramutse wifuza kuba aho waba uri hose ushaka kuba wasura zino nyamaswa, urumva wazisanga nko mu Buhinde, Amerika y'Amajyaruguru, nko muri Canada, ukajya mu Burusiya. Aho ngaho ni ahantu ushobora gusanga amadubu. Rero nimba nawe utari wagakoze subscribe, kora subscribe, share, like na comment, uzajya ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nari kumwe nanjye Kennedy muri kino kiganiro cy'ubushakashatsi ku idubu. Abatarakora subscribe mbibutsa gukora subscribe kuri no channel, mukajya mubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi.